Muraho neza nshuti nk'amaguru, amahoro y'Imana nadusakareho. Tubashimiye kuba mwarahisemo neza muhitamo uyu muyoboro dusangiye witwa Inkomarume. Uyu ni umwanya mwiza wo gusogongera ku mateka y'u Rwanda binyuze mu ngeri zitandukanye z'ubuvanganzo, ubwiru, ubucurabwenge, insigamigani, ibisigo, ibyegeranyo ndetse n'ibitekerezo. Njye ubibategurira kandi nkanabibagezaho ndi Inkomarume yanyu. Ibyo ntarabona nabisanze aho ntaragera. Uyu munsi twabateguriye amateka ashingiye ku urupfu rwa Rwampembwe. Rwabugiri yamaze kumenya ko Rwampembwe ari we waburiye Nkoronko, bigatuma abari ku mugambi wo kumwica babura aho bamuturuka ngo bamutsinde i Burundi, kandi Rwampembwe yari mu ibanga ryo kwica Nkoronko ku mayeri bitazanye intambara ngo hagwe benshi. Guhera ubwo yifungira iwe imwurire wa Save, abwira abatwa bitwa Ishabi kurinda urugo rwe ngo hatagira urugeramo. Bararuzenguruka rusigara hagati yabo. Muri ubwo burakari yari afite, yiyemeje ko na Rwampembwe akwiye gupfa. Rwampembwe yari mwene Nkusi ya Gahindiro, akaba rero mwene se wabo wa Rwabugiri. Nkusi yamaze gupfa, umuhungu we Rwampembwe amuzungura abashakamba n'inka zitwa Umuhozi. Rwampembwe ahaka abashakamba neza arusha se, nawe utarushwaga. Mu bantu bavugwa hambere ntawarushije Nkusi n'umuhungu we Rwampembwe kugira neza. Baragabaga ntibanyage, kandi ingabo batwaraga ntizasaga n'abagaragu, ahubwo zari nk'abavandimwe babo. Ubwo yazunguye se ku ngoma ya Rwabugiri. Amaze kumuzungura abashakamba, atora izindi ntore, Inyambo na Rwamutwe, ngo babe intwari nka ba se. Ni nabo bateye Murito ku gitero cyo kwa Rugigana. Ni nabwo Rwampembwe wari watabaje Uruyange yagize ati nimuze murebe ngo Inyambo zirabyarira uburiza Nyamisagara. Ubwo bwari ubwa mbere zirasana. Zimaze gusumbirizwa, Nyamushanja aramubwira ati duhunge batadufata mpiri. Ubwo yabonaga Rugeramibungo aje mu nteko, bamurashe umwambi ku rutugu urasohoka. Atungutse, Rwampembwe abwira Nyamushanja ati ntaho njya, kandi Inyambo zikamirwa imbere n'inyuma. Ubwo yavugaga amaraso ya Rugeramibungo yo mu gatuza no mu gihumbi. Batabarutse Murito, Rwabugiri yanga Rwampembwe rwihishwa, ashaka kuzamwica. Ubwo mu Rwanda hatera amapfa, abanzi baboneraho kumurega bavuga ko ari we wishe imvura. Ibwami baraguriza kumwica, inzuzi zirabura, dore ko nta gikomangoma cyangwa umwiru batangaga batabanje kuraguza. Inzuzi zimaze kuboneka, ibwami bareshya umugabo witwaga Rutura kugira ngo ajye abumvira amagambo Rwampembwe n'abashakamba bavuga. Igituma babigenje batyo, batinyaga abashakamba. Nuko Rutura ava ibwami araza abibwira Rwampembwe ko bashaka kumwica. Ati ufite imisozi i Buganza n'i Mutara, tujyeyo, nitugerayo ducike, ntabwo uri ku ngoyi. Rwampembwe arabisuzugura ati Rwabugiri ntiyatinyuka kunyica. Rwampembwe ajya ibwami, bamugabira inka z'ubushyo z'Inyambo zo kumufata mu maso. Aragaruka azereka Rutura ati sinakubwiye impuha z'Abahutu? Ubwo Rutura asubira ibwami, bongera kumubwira ko bazatanga Rwampembwe. Bamuha inka 10, arazizana azereka shebuja Rwampembwe, aramubwira ati ngwino ducike. Rwampembwe arabisuzugura. Haciyeho iminsi, Rwabugiri atuma Rwatambuga, umutware w'abazirampuhwe, kumuzanira nyina wa Rwampembwe ari we Kabyaza. Rwatambuga apfa kugenda, ariko aruzi ko atari bushobore gufata nyina wa Rwampembwe. Ageze i Buhoro bwa Riracumu, asanga ariho Rwampembwe ari. Bararamukanya. Rwatambuga amubwira ko ikimugenza ari ugufata nyina,
akamushyira Rwabugiri. Rwampembwe aramubaza ati urabona wabishobora se? Rwatambuga ati uramumpa cyangwa uragenda mu mwanya we, niko mbibona ku bwanjye. Rwampembwe yemera kujyana na Rwatambuga asanga Rwabugiri mu cyimbo cya nyina watumijwe. Rwabugiri abaza Rwatambuga icyatumye atazanye nyina wa Rwampembwe kandi ari we yamutumye. Rwatambuga avuga ko Rwampembwe yamwimanye. Ati none nguwo mumwake, naho njye ntabwo nashobora gufata nyina kuko biteye isoni. Yungamo ati uretse ko na Rwampembwe yari yarampakaniye, nanjye sinamenya uko nashorera Kabyaza ari imbohe, bikubitiyeho kandi ko ari nyina wa Rwampembwe. Ati gukora ibiteye isoni birutwa no gupfa. Ubwo Rwatambuga aratangwa baramwica, Rwampembwe baramuboha. Ingoyi imaze kumurembya ati umuhutu ambwira nkamusuzugura. Rutura ati undi muhutu wakubwiye utari njye, wacyo ntazi we ninde? Ibwami bati nawe nafatwe yatuvuyemo. Rutura ati mubonye ibyo munkangisha, nanjye nicyo nashakaga. Ntabwo Rwampembwe yapfa ngo nsigare imusozi. Baramwica. Nawe Rwampembwe bamujyana mu Irango i Bugesera hamwe n'umuhungu we Nyombayire, bombi barabica babata mu rwobo rwa Bayanga. Iyo nkuru mbi y'urupfu rwa Rwampembwe yateye benshi agahinda kuko yakundwaga na bose, kandi cyabyerekanye ni uko hapfuye benshi bamwiyahuriye. Abo ni nyina Kabyaza, Nyakazana nyina wa Rwabika, Uwantege n'abari muri urwo rugo hafi ya bose bitwikiye mu nzu. Niyo nkongi yo ku Murehe mu mpinga ya Jari mu Buriza. Rwampembwe yasimbuwe na Muhamyangabo wa Byabagabo, mukuru wa Kanuma watwaraga i Gisaka. Niwe wagabanye Umuhozi n'Abashakamba. Nawe yari umugaragu wa Rwampembwe. Ariko Muhamyangabo ntabwo Abashakamba bamuyobotse bose, kereka Abagunga bene wabo bari mu Bashakamba. Naho abandi bamuyobotse nabi bituma biha Rutarindwa mwene Rwabugiri. Bitinze Rwabugiri nawe aramubegurira. Noneho Rutarindwa aba ari we uba umutware w'Abashakamba n'Umuhozi. Muhamyangabo nawe ahabwa inka zitwa Ibitare, zari iza Nyiringa.